Reka twongere tubifurize kugubwa neza mwese mukurikirana Possible TV 12 aho tubagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru bigiye bitandukanye ndetse amakuru ari update kubatumira abantu bagiye batandukanye kugira ngo batugezeho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Rero tugarukanye amakuru ari update ari kugenda avugwa cyangwa se acaracara ku mbuga nkoranyambaga uyu mwanya none aho mudukurikirana kuri Possible TV 12. Niba utarakora subscribe ikore ndetse share like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero ndagarutse ni Justin muri kumwe, ndakwinginze rero kugira ngo comment yawe ujye uyishyiraho mu gihe umaze gukurikirana ikiganiro dutanze kugira ngo turusheho kugenda tubategurira ibintu byiza bigiye bitandukanye uko bigenda bigaruka buri kanya cyangwa se buri munsi. Rero turagarutse n'amakuru ari update aho byari bimaze iminsi hisa ko uwo bita Shadia Shadibu afunze, ariko byamaze kumenyekana neza kuko umuvugizi wa RIB yatangaje ko Shadia Shadibu adafunze ahubwo yaba yarerekejwe muri rehab mu karere ka Huye hariya aho hari ikigo cya rehab kibasha gukamuramo abantu ibiyobyabwenge cyangwa se bakabasha kuvurirwamo cyane cyane ku bantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Hari abahanzi benshi cyane bagiye banyuzwamo. Icyo kigo bigaragara ko abantu benshi batari bakizi, ubu nibwo bari kugenda bakimenya, ariko ngo cyari kimaze n'ubundi minsi gihari gikora. Rero biri kuvuga ko Shadia Shadibu nawe yamaze kujya muri icyo kigo cya rehab aho agiye gukurirwamo cyangwa se kugira ngo bamuvure ikibazo kijyanye n'ibiyobyabwenge. Murabizi neza ibiyobyabwenge ikintu bikora, iyo bigeze mu mubiri w'umuntu biramwangiza, bikamugira chronique cyangwa se bikamwatinga kugera ku rwego ashobora kurwara ibyo bita taki. Mwagiye mubyumva ku bahanzi benshi bagiye batandukanye bagiye barwara za taki, bamwe bagiye banywa za mugo, abandi bakanywa ibindi bintu bigenda bibangiza. Noneho yaba atabibonye ubuzima bugahagarara, yaba atabibonye agakora ikintu icyo ari cyo cyose atitaye ku ngaruka z'icyo akoze bitewe n'uko yabibuze. Rero Shadibu nawe mu gihe gitambutse urumva umuntu ajya muri rehab kuko yahuye n'icyo kibazo. Rero yagiye muri rehab, umuvugizi wa RIB akaba yatangaje ko Shadibu ku bushake bwe yagiye yijyanye cyangwa se ubu ngubu ari muri rehab hariya mu karere ka Huye. Ntabwo afunze ahubwo ari kuvurwa izo ngaruka cyangwa se ibintu bijyanye no kunywa ibiyobyabwenge kenshi bikagenda byangiza umubiri cyangwa se ubuzima bwiwe. Rero ahangaha ni ikintu kigaragaza cyangwa se cyerekana ko mu bintu byose tugenda ducamo cyangwa se duhura nabyo bigenda byangiza ubuzima bwacu. Rero nkaba nabwira abantu bakurikirana Possible TV 12 kwirinda ikintu cyose cyatuma mubasha guhura n'ikintu cyitwa ibiyobyabwenge. Mbwira abantu ngo ibibazo wanyuramo, intambara wanyuramo, ikintu cyose wanyuramo, ntukiyangirize ubuzima, ujye ugendera kure ibintu byakwangiza ubuzima bwawe. Rero nyuma y'uko bivuzwe cyane uwo bita umukaraza Yuji arezwe ko nawe ko yamufashe ku ngufu cyangwa se yamukoresheje imibonano mpuzabitsina batabyumvikanyeho, ubu ngubu akaba ari mu maboko y'ubushinjacyaha aho yamaze kugezwa imbere y'ubutabera kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Rero urumva hahise havuka indi nkuru yerekana ko Shadibu yaba yijyanye muri rehab mu burenganzira bwe. Rero ndibaza ngo ese ubu ngubu kuba Shadibu yagiye muri rehab, ese ntago umukaraza Yuji yaba noneho dosiye igiye gusa nkaho ihinduka akaba yafungurwa kubera iki rero? Kubera ko rimwe na rimwe iyo abantu bakoresha ibiyobyabwenge bashobora gukora ibintu runaka bitewe n'impamvu zabyo ndetse bakaba bashyiraho n'inkuru zitari zo. Rero ngira ngo ibyo nabyo ubwabyo kuba Shadibu yagiye muri rehab nabyo hari icyo bishobora guhindura cyangwa se bishobora kugira icyo bihindura kuri dosiye ya Yuji umukaraza uyu munsi wa none uri mu butabera cyangwa se uri mu bushinjacyaha ashinjwa kuba yarakoresheje Shadia Shadibu imibonano mpuzabitsina atabiherewe uburenganzira cyangwa se batabyumvikanyeho. Rero amakuru ari kugenda acaracara, abantu baragenda bibaza bati se Shadia Shadibu ese koko yarasanzwe mu biyobyabwenge? Ese ko nta makuru yigeze amuvugwaho kuri ibyo bintu? Rero abantu benshi bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ariko amakuru ari update nuko uyu munsi byamaze gukonfirmwa ko uyu nguyu Shadia Shadibu yamaze kujya mu kigo kivura abantu babaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse iki kigo cyagiye kijyamo abantu benshi cyane, benshi baragenda bavurirwayo ibiyobyabwenge, ndetse bamwe bagiye bagaruka ubu ngubu bamaze kujya ku murongo bitewe n'uko
bavuye n'icyo kigo. Rero iki ni ikigo rero ababaswe n'ibiyobyabwenge, abantu bagize ikibazo cyo kunywa ibiyobyabwenge byinshi bikabarenga bikabangiza, rero bajyanwamo kugira ngo kibashe kubibakamuramo cyangwa se kubibakura kubibavura. Rero wowe utarabifata wirinde kubifata kuko ni bibi, birangiza, byangiza umubiri wawe, byangiza ubuzima bwawe. Rero ubyirinde kandi ubyitondere kugira ngo nawe utazajya muri iki kigo cya rehab, kugira ngo nawe utazahura n'iki kibazo. Rero ikimenyerewe nuko twari tuzi ko ibi bigo biba muri Amerika no mu bindi bihugu byateye imbere, cyane cyane ko uko ibihugu bitera imbere ni nako abantu bagira systeme cyangwa se uburyo bwo kunywa ibiyobyabwenge. Noneho ugasanga uko bagenda babikora, uko bagenda babinywa, babifata mu buryo butandukanye, bigagenda bibangiriza ubuzima, noneho bikaba ngombwa ko ba bantu bajyanwa muri ibyo bigo kugira ngo bigende bibakamura. Ngira ngo tujya dukurikirana amakuru menshi cyane cyane y'abasitari, abahanzi batandukanye, abasitari mu buryo bugiye butandukanye, bakagenda bajyanwa mu bigo. Rero twari tumenyereye ko biba muri Amerika n'ahandi, ngira ngo murumva ko no mu Rwanda icyo kigo kirahari, ndetse abantu benshi ubu nibwo bari kucyumva, ntabwo bari bazi ko icyo kigo gihari uyu munsi wa none. Rero nagira ngo mbabwire ngo nayo makuru ari gucaracara avuga kuri Shaddy Boo ko adafunze, mu gihe bari bamaze iminsi bavuga ngo arafunze. Ntabwo afunze, ahubwo umuvugizi wa RIB yavuze ko we ubwe yemeye cyangwa se kubwe ku burenganzira bwe yagiye mu kigo kikamuramo abantu cyangwa se kivura abantu ibijyanye n'ibiyobyabwenge, cyangwa se ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge bakabasha kugenda bakabibakuramo. Rero akaba ari aho ngaho mu karere kawe muri icyo kigo ariho ari kuvurirwa. Rero nayo makuru agenda cyane. Niba utarakora subscribe kuri Possible TV uyikore kugira ngo dukomeze tukugezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0788 41 91 67. Ikindi comment yawe hasi aho ngaho, like ntuyibagirwe nshuti yanjye. Nimba kurikirana kino kiganiro kora kuri like kugira ngo dukomeze tukugezaho amakuru agiye atandukanye, kugira ngo tujye tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero iyi ni Possible TV 12, naho njye ni M Justin ubagezaho ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye, ndetse mukomeze kugenda batarakora subscribe muyikore, like, share, comment, ubundi dukomeze tubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero reka dukomeze tubakurikirana amakuru, ubwo turaza kumenya ngo biraza kugenda gute, yaba ari kuri UG umukaraza wagiye avugwa cyane cyangwa se imbuga nkoranyambaga zagarutseho, ndetse n'ubugenzacyaha bukamugeraho, yewe n'ubushinjacyaha yamaze kugera mu bushinjacyaha, yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Rero turacyategereje ese kuba uyu Shaddy Boo yaba yagiye muri rehab, ubwo ntibishobora gutuma uyu UG yaba yafungurwa. Ubwo turaza gukurikirana tugende tureba n'iki kijya mbere, biraza kugenda gute, ese biraza kurangira gute. Rero mukomeze mugubwe neza, dukomeza tubagezaho amakuru agiye atandukanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.